Banyarwanda muri aho, nyuma yo kubungura ubwenge mu bintu bitandukanye, uyu munsi twabazaniye akanyamaswa gakundwa cyane ariko kakangwa n'ikiremwamuntu kitwa imbeba. Imbeba ni akanyamaswa gafite imiterere nk'iyacu kiremwamuntu, ku buryo gakorerwaho n'ubushakashatsi bw'imiti igiye itandukanye kugira ngo barebe ko yavura umuntu, ariko tukanga urunuka tugahigisha ibibando hirya no hino kubera ubwiyemezi n'ubukubaganyi bwako. Buri kinyabuzima cyose hano ku isi gifite ubushobozi ndetse n'imiterere bitandukanye, ndetse ubushobozi bwacyo bukaba bugihereza itandukaniro ugereranyije n'ibindi binyabuzima. Imbeba bubeba yitwa Magawa yo mu gihugu cya Tanzania yahawe umudari wa zahabu ndetse ikorerwa n'igishushanyo cya stati kugira ngo izajye yibukwa kubera ibikorwa byayo by'indashyikirwa yakoze mu gutegura mine zari guhitana benshi. Ikiremwamuntu dukunda kwirata cyane ko dufite ubwenge bwinshi ndetse n'ubushobozi burenze ubw'izindi nyamaswa, ariko utekereje neza ukamenya ubushobozi izindi nyamaswa zifite, usanga rwose ibyo ngibyo byenda gutandukana n'ukuri. None se usibye ubwirinzi ubasha kwiha ndetse no gutekereza cyane, ni ikihe kindi wavuga urusha inyamaswa? Niba utekereza ko uzi kuryama cyane, ntabwo ubirusha intare, kuko intare iryama amasaha hagati ya 18 na 20 mu masaha agize umunsi wose 28, byumvikana yuko ikora amasaha hagati y'8 ndetse n'amasaha 4. Ikora yaruhutse bihagije. Kuri iyi si nzima hariho ubwoko bw'inkima bubasha kuguruka bukoresheje umurizo wabwo, ikaguma mu kirere iminota myinshi, igakomeza ikaguruka nk'ifite amababa. Nyamara wowe ufite amaboko abiri ntabwo wamara n'amasegonda 3 mu kirere utarahanuka nta kindi kintu kibigufashijemo nk'umutaka ndetse n'ibindi bitandukanye. Imbaraga rukuruzi z'isi zitwa gravity ziba zarangije kukunesha hakiri kare cyane, nyamara iyo nyima ikidedembya mu kirere. Ubwo kandi mwibuke yuko tutavuze inyoni kabuhariwe mu kuguruka zitwa kagoma. Ushyize hasi ibikoresho kabuhariwe ugakoresha ubushobozi karemano bwawe bwite wibitseho Imana yakuremanye, ni ryari umenya ko ikirunga cyenda kuruka? Igisubizo cyatanyije kandi cy'ukuri ni uko tutajya tubimenya dukoresheje ubushobozi bwacu karemano Imana yaturemanye, nyamara inyamaswa zitandukanye harimo inka, ihene ndetse n'izindi zo zibimenya hakiri kare. Iyo mu butaka bitangiye kwivumbagatanya, ikirunga cyenda kuruka. Ayo ni amatungo yo mu rugo. Yarabimenya akabura uko ahunga kuko uba wayafungiranye, ariko andi matungo yidedembya ku gasozi yarahunga akagenda kure y'ikirunga. Mu gihe wowe utarabimenya, ukazashiduka inzu ikugwiriye kubera imitingito cyangwa se indi mitungo ufite ihatesekeye. Nubona utunze ihene mu rugo cyangwa inka, ukabona ntago zishaka kuruhuka, kuryama ndetse no gushyira umutima hamwe zabuze amahoro, ujye umenya yuko hari icyenda kuba. Abahanga mu gucunga amatungo ibi ngibi barabimenya bakitegura hakiri kare. Nibyo koko ingona tuyirusha kure guhigira ku butaka no mu kirere, ariko nta bushobozi na bukeya tuyifiteho mu guhigira mu mazi, kuko yifitemo ubushobozi buhambaye bwo gutegereza umuhigo, ikemera bikayivuna, ikawutegereza mu mazi, igakoresha amayeri ashoboka cyane, ariko yaramuka iwufashe kuwurekura bikaba ingorabahizi, kubera yuko ifite ubushobozi bw'urwasaya buhambaye cyane. Uzumva umuntu wigize igikoba utajya urambura ibiganza ngo agire icyaha bagenzi be, bamwita ingona. Impamvu ni uko ingona icyo yafashe itagirekura. Bangona aho muri hose, amahoro y'Imana nabane namwe, ariko nanone mwige kurekura. Nubona usinzira wicaye ukagwa hasi utazagira ngo n'izindi nyamaswa niko bimeze, kubera yuko ifarashi yo yifitemo ubushobozi bwo gusinzira ihagaze ndetse inaryamye, ariko kenshi ikunda kwisinzirira ihagaze nk'uburyo buyifasha kwirindira umutekano. Irahagarara ubundi igahombeka amaso igitotsi ikagikata kugeza iruhutse bihagije, ubundi kongera igakanguka ikagomeza imirimo yayo. Njyewe nawe ntitwabishobora, akaba ariyo mpamvu ngushishikariza yuko dukwiye kwegerana tukagabanya ubwiyemezi, twirata cyane ku zindi nyamaswa kuko hari ubushobozi bwinshi ziturusha. Imbeba ni akanyamaswa gafite imiterere nk'iyacu kiremwamuntu, ku buryo gakorerwaho n'ubushakashatsi bw'imiti igiye itandukanye kugira ngo barebe ko yavura umuntu, ariko tukanga urunuka tugahigisha ibibando hirya no hino kubera ubwiyemezi n'ubukubaganyi bwako. Gusa uko wakwihwanyagura kose ushaka gucuza imbeba ubuzima, ntabwo ushobora gukura ariya menyo yayo ikoresha yangiriza imyenda yawe, inyanya ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. None se we wari wabona imbeba yakutse amenyo? Birashoboka ko wayimena umutwe, ariko kuyikura amenyo ni ibintu bigoye cyane ndetse hafi y'uko bidashoboka. Ifite ubwirinzi bukomeye cyane. Nari mvuze ngo amenyo y'imbeba afite ubwirinzi bukomeye cyane ku buryo kuyakura ari ibintu bitoroshye habe na mba, ahubwo aho kugira ngo yakure ijya hejuru yawe ikagukeneka ikayashinyika cyane.
ahubwo wagira umujinya w'umuranduranzuzi bikarangira wangirije n'ibindi bintu ngo urimo urahiga imbeba. Imbeba ubanze mutayisobanukiwe cyane. Akanyamaswa kitwa imbeba gafite ubwiyemezi buhambaye cyane burenze ubw'umusore ukodesha imodoka y'igiciro cyinshi ya Ferrari kugira ngo areshye inkumi abone uko ayitereta ive mu bye nawe ayigushe muri rwa gakoco nk'ugushijemo imbeba. Imbeba ijya mu mufuka w'inyanya ikazishunaguraho zose ntirye rumwe byibuze ngo irurangize ifate n'urundi mpaka ihaze. Imbeba ijya muri mari y'imyenda ikarebamo kositimu yadodewe mu Butaliyani ikayicagagura ikayihindura ibishwange nyamara irebamo isengeri. Uramutse uhinze umurima w'ubunyobwa ugasarura ibishishwa gusa nibwo wasobanukirwa ubugome imbeba yibitsemo. Ubugome bw'imbeba ntago bugira iherezo. Ibisa nkaho bidahagije kandi imbeba igira uruhare mu kurema ndetse no gukwirakwiza ibyorezo bitandukanye bitwara imbaga nyamwinshi uhereye kuri COVID-19, ubushita ndetse n'ibindi byorezo bitandukanye imbeba yagiye ibitwara mu mato ndetse n'ahandi hantu mu ngo z'abantu. Ariko burya abantu nabo ni inkubaganyi kandi buzuye ubwiyemezi no kwihorera cyane nk'uko imbeba zijya zibikora kuko banafite imibiri iteye kimwe n'imbeba neza neza. Ubwo kandi nanjye ntago nikuramo kuko imiti mvura iba yabanje gukorerwa ubushakashatsi ku mbeba, ubwo iyo miti yahitana imbeba ukamenya yuko uwo muti utashobora guhira umubiri w'umuntu habe namba. Imbeba ziratwanga cyane ku kigero cyaho gutera imbere kwacu bitayishimisha habe namba, ku buryo iyo ushatse gutera imbere bitagukundira utiyegereje rwa gakoco. Iyo bitabaye ibyo irakwiba ikagucucura ikakwangiririza ugasigara wifashe ku munwa wumiwe gusa. Nitwange nta kibazo ariko natwe uburyarya bwayo twarabuvumbuye nubwo ibishaka kutwiyegereza ngo tubane nayo mu nzu ariko natwe ntago tuyikunda habe na gato. Abantu benshi twararahiye yuko imbeba nidahindura imyumvire ngo ize twiyunge natwe tuzayihigisha ibibando mpaka dukorerwa gakoco nyinshi turimo ibinini byinshi byo kuyica natwe ntago tuzayiha amahwemo turaturane turebe ikizanesha ikindi. Muntu ujya uganira n'imbeba harimo abazitoza ndetse n'abandi bazikorera imirimo itandukanye turagusaba yuko wayigira inama igahindura imyumvire ndetse n'imyitwarire kuko twararahiye natwe ko iryinyo rizahora ku rindi turwane nayo mpaka kugeza tuyinesheje kandi rwose ntago tuzigera ducika intege habe namba nitemera ibyaha byayo n'ubwiyemezi ngo igaruke twongere tuba abavandimwe. Turabizi cyane ko yigwije amayeri menshi atandukanye y'intambara ariko uko byagenda kose ntago yaturusha tuzayitega mine ziturikane niyanga tuyitera amabuye nayo niyanga tuyitera ibibando dukorerwa gakoco nyinshi ndetse n'ibinini kugeza imbeba iciye bugufi kagaruka tukongera tukabana amahoro. Abanyarwanda bo hambere bari bazi ubwenge bwigiye hejuru cyane batamanzura ko nta murozi wabuze umukarabya. Nitwa Dushimimana Ozemimosa, mwegereza udukayi n'udukaramu Karisita ahanagura ikibaho ndaje twige ku mbeba yahawe ikiruhuko cy'izabukuru yakomokaga mu gihugu cya Tanzania. Imbeba izwi ku izina rya Magawa ikomoka muri Tanzania yanahawe umudari wa zahabu kubera gutegura ibiturika byo mu bwoko bwa mine yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma y'imyaka 5 ikora akazi kayo. Iyi mbeba yakizaga ubuzima bwa benshi yakoreraga akazi kayo ku mugabane wa Aziya mu gihugu cya Colombia itegura za mine zitandukanye zagakwiye kuba zaraturikanye abantu. Colombia ni igihugu kibamo mine nyinshi zahatewe mu gihe cy'intambara ya Vietnam kugeza na n'ubu ziracyari mu butaka bwayo. Muribuka ko twigeze kubabwira ku bugome bw'imbeba ariko tukabwira ko nta murozi wabuze umukarabya. Iyi mafigi yitwa Magawa yahawe ikiruhuko cy'izabukuru yatojwe gusaka mine zo mu bwoko butandukanye mu kigo kitegamiye kuri leta mu Bubiligi giherereye mu gihugu cya Tanzania cyitwa Apopo. Iki kigo Apopo kimaze imyaka irenga 30 n'indi gikora akazi ko gutoza imbeba gusaka ibisasu cyangwa se mine. Imbeba zibaho imyaka mike cyane ugereranyije n'iy'abantu cyangwa ibindi binyabuzima bitandukanye, akaba ari niyo mpamvu ikinyamakuru CNN gitangaza ko imbeba y'imyaka 7 gusa yari imaze gutegura mine zirenga 71 ndetse n'ibindi bikoresho bidaturika 38 muri Colombia. Ariko ku myaka 7 gusa byari bihagije ko ibishaje ku buryo ihabwa ikiruhuko cy'izabukuru. Ikigo cyatoje imbeba yavukiye muri Tanzania cyitwa Apopo nk'uko twababwiye mu kuyiha ikiruhuko cy'izabukuru cyagize kiti Magawa yakoze akazi katoroshye ikwiriye kuruhuka. Nubwo bwose yari igifite ubuzima bwiza yagejeje imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru kuko yari itangiye kunanirwa ikora gake
ubu iki ni cyo gihe cyo kwiha ikiruhuko cy'izabukuru. Ayo ni amagambo y'ikigo cya Apopo cyatoje imbeba gusaka ibisasu ndetse na mine bitandukanye, igakoreshwa irokora ubuzima bwa benshi muri Colombia ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'isi. Gusa ariko iyi mbeba mbere yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru izabanza imara igihe gitoya imenyereza izindi zije mu kazi vuba, kugira ngo zibashe kugera ku rwego nk'urwo yari iriho ikiri mu kazi itarahabwa ikiruhuko cy'izabukuru. Muri Nzeri umwaka w'ibihumbi 2020, iyi mbeba yahawe umudari wa zahabu n'ikigo cyigenga cy'Abongereza cyita ku buzima bw'amatungo cyitwa PDSA kubw'umurava n'ubutwari bwayo mu murimo ikora wo gukiza ubuzima bwa benshi bwakagombye kuba bwahatesekera iyo mbeba ibaye idahari yitwa Magawa. Iyi figi yitwa Magawa iratangaje cyane kuko ifite ubushobozi bwo gushaka hari ibiturika mu murima ungana nk'ikibuga cya tennis mu minota 30 gusa, mu gihe umuntu ukoresha utwuma tubishaka byamutwara hagati y'umunsi umwe n'iminsi 4 kugira ngo arangize icyo kibuga cyose. Nyamara iyi figi yitwa Magawa yo ibikora mu minota 30 gusa. Iyi mbeba kandi yasakaga ibisasu kimwe n'izindi mbeba zakoraga akazi kamwe, ntabwo zireba ahubwo zirihumuriza kuko ziba zaratojwe iyo mpumuro y'ibiturika, ubundi zikumva aho ziri zabyumva zikahaguma, zigatangira gucukura nk'ikimenyetso cyereka uyikoresha ko hari igiturika. Iyi figi yitwa Magawa ipima ikiro kimwe n'amagarama 200, ikaba ifite uburebure bwa santimetero 70, kandi ikigo cyayitoje cyitwa Apopo kikaba kivuga yuko imbeba yabashije gukora akazi katoroshye, itegura ibiturika ku butaka bungana na metero kare 1.3 mu mwaka wa 2020 gusa. Iki kigo Apopo gikorera mu bihugu 59. Mu minsi ishize iki kigo gitoza izi mbeba nk'uko twababwiye hejuru cyitwa Apopo cyavuze yuko hari itsinda rishya ry'amafigi ryagenzuwe n'ikigo Cambodia Mine Action Center, ritsinda isuzuma ndetse ryiteguye gutangira imirimo mishya yo gusaka ibisasu hirya no hino n'ibindi biturika. Izi nkuba zesa ku muheto cyangwa se izi mbeba zihabwa impamyabushobozi nyuma y'amahugurwa amara umwaka zimaze gutsinda isuzuma, izitsinzwe zikongera zigasibira. Nta kibazo, ifigi Magawa wica amazi uko ushaka kose, ariko mu byo ugomba kuzirikana nutemera n'urukwavu zemere ko ruzi kwiruka, kuko kubera ibikorwa byabo by'ubutwari yabaye imbeba y'icyamamare cyane, kugeza ubwo mu gutegura ibisasu kwayo yakoze ibidasanzwe, yubakirwa ishusho mu gihugu cya Cambodia mu rwego rwo kuyiha icyubahiro. Nitwa Dushimimana Jose Mimosa, tubashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mukadutega amatwi, tubonane ubutaha.